mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara, umuntu akabazwa icyo. Reka dushimire Imana tugejeje muri uyu mwanya, twese turi bazima, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo mugiye kuganira uyu mwanya ni Byiringiro William. Turashimira rero Imana yaduhagarikiye, ikaba yakomeje kuturindira ubuzima kugeza uyu mwanya, twese tukiriho, ubwo n'ubuntu bwayo, reka tuyishimire bihabwe icyubahiro. Kuko ijambo ry'Imana hariho byinshi byo kuganira, rero reka dushimire Imana kubw'ubwira neza bwayo. Imana yakomeje kuturindira mu isi yononekaye, isi yuzuye ingorane zitandukanye, isi irimo impfu zitunguranye, isi irimo ibibazo by'uburyo bwinshi, tukaba twongeye kuba mu biganza byayo, turi ab'igiciro mu maso yayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana, turi buhe umutwe w'amagambo tubwira ngo akamaro k'ibigeragezo. Mu isi ibigeragezo bifite umumaro, nubwo abantu benshi ku isi bazi ko ibigeragezo ari ingorane. Iyo umuntu ageragejwe aba ahuye n'ikibazo, ko iyo umuntu ageragejwe aba ahuye n'ingorane, iyo umuntu ageragejwe ko aba ahuye n'ibyago, ndetse abantu benshi n'iyo uhuye nawe araganya agataka ati ewe njyewe rwose ninjye ugaragazwa kuruta abandi. Twakeneye ko uyu mwanya tuganira akamaro k'ibigeragezo, kugira ngo turebe icyo byaba bimaze mu buzima bwacu, icyo byaba bimaze mu bukristo bwacu, icyo byaba bitumariye mu rugendo rushya mu ijuru. Turasoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo, igice ni cya mbere, turahera ku murongo wa 12. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 harimo aya magambo atubwira ati, Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 aravuze hati, hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Aha icyo hatubwiye uko umunyamahirwe ni umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ubwo icyo bashatse kuvuga ni uko kugeragezwa harimo umugisha ukomeye cyane, ariko iyo umuntu ashoboye kubyihanganira. Ndongera nanone gusoma nanone mu gitabo cya Yakobo n'ubundi, igice ni cya mbere ku murongo wa 2 haratubwira ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwihangana kwanyu gutera kwihangana, kandi mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone utungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Ahangaha ubwo icyo hatubwiye ni uko kugeragezwa baratubwiye ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, kandi mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Aha mu ijambo ry'Imana hatweretse ko iyo umuntu ari umwana w'Imana kandi ari umuntu ukunda Imana, Imana ikabimwemera, yemera icyerekana ko Imana imukunda kandi ko imwishimira. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yemera ngo ni iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera gutera kwihangana, kandi uko kwizera nako gatera ibyiringiro. Niyo mpamvu aha batubwiye ngo ariko mureke kwihangana
gusohoze umurimo wako gushyitse kutabuzeho na gato, gushyitse kutabuzeho na gato. Mu gitabo n'ubundi cya Petero ya mbere ni igice cya kane, Petero ya mbere igice cya kane ku murongo ni uwa cumi, kane murongo wa 12 haratubwira hati bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ndasubiramo, bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Aha ijambo ry'Imana ritubwiye nuko iyo umuntu ageragejwe ngo ntakwiriye gutangara, ahubwo agomba kunezezwa nuko afatanije imibabaro na Kristo. Umuntu wese agomba kumenya ko afatanije imibabaro na Kristo. Kristo kugira ngo yemerwe na se yanyuze mu bihe bikomeye, mu bihe bimugoye, mu gihe cy'imibabaro myinshi kugira ngo azashobore kugera imbere ya se. Muri iri jambo tugiye kuganira turagerageza kwibaza ibigaragazo. Burya ibigaragazo ni ibihe bigoye cyangwa se ni inkonyi umuntu anyuramo bimusabye kwihangana kugira ngo akomeze kubumbatira gukiranuka. Ibigaragazo bitandukanye n'ibishuko. Ibishuko ni bimwe mu bitera umuntu gukora ibyaha, ni ibyongorero bya Satani ariko byerekeza umuntu mu gukora ikibi. Naho ibigaragazo ni uburyo Imana itegura kugira ngo bidutegurire gutungana, kugira ngo abantu ibyo biyemeje, ibyo bahisemo, ibyo barimo bazashobore kubikomereramo, kandi nibura kugira ngo bazavemo batunganye ari bazima. Iyo Imana ibona mu muntu hari cyiza ishaka kugeraho kuri we, ishaka kumukuza ngo imuvane mu muteto, imuvane mu bwana bw'iby'umwuka, imukuze mu by'umwuka, imugeze ku rugero rukwiriye, yemera kumunyuza mu bigeragezo kugira ngo bizamutegurire gutungana. Aravuze ngo kugira ngo abumbatire gukiranuka, nubwo bibabaza bihinduka umugisha ku babyihanganiye maze bakanesha, kuko ijambo ry'Imana ribivuga, kuko twarisomye ngo hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Noneho aha haratubwiye ngo ibigaragazo ubwabyo iyo umuntu abyihanganiye maze agahangana nabyo mu mwuka wo gusenga, bimutegurira gutungana. Ni umugambi w'Imana kugerageza ubwoko bwayo kugira ngo ibatunganirize kuzagera mu bwami bwayo. Imana ubwayo umugambi wayo ifite ni uko abantu Imana ishaka ko bazagera mu bwami bwo mu ijuru, ntabwo yemera kubareka mu buzima barimo, ahubwo ibanyuza mu bihe bizatuma imico yabo itungana kugira ngo bagere ku rugero rukwiriye. Nubwo abantu benshi ku isi iyo bageze muri icyo gihe cy'ibibazo n'ingorane, bageze mu bigeragezo biruhije n'inkomyi zikomeye basaba guhura nazo, benshi barivovota, abandi benshi bakaganya, abandi benshi ugasanga barataka bati se Imana yaba yarampoye iki? Ariko reka muri uyu mwanya tugerageze gusobanura aka kamaro k'ibigeragezo kugira ngo ibyo buri wese anyuramo ajya amenya ko hari ibyiza Imana yateganije muri ubwo buzima azanyurwa ngo bizamutegurire kujya mu mugambi bwayo. Mu gitabo cya Zekariya igice ni cya 13 ku murongo wa 9 turasoma aya magambo. Igice cya 13 ku murongo wa 9 Zekariya naho aragerageza kutubwira ko Imana ubwayo ifite ikigambiriye ku bwoko bwayo. Haravuze hati kandi icyo gice cya 3 nzakinyuza mu muriro mbatunganye kuko batunganya ifeza, nzabagerageza nkuko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banje nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Ahangaha icyo hatubwiye ni uko ubwoko bw'Imana, abantu Imana izatoranya, abantu bavuze ngo ni igice cya 3, abantu bamwe bamaze kuva mu kwizera, abandi benshi ibyo bakamana baberetse binjiye mu buhakanyi bukomeye. Imana ngo yateganije ko abayo ubwoko bwayo izabanyuza mu muriro maze ikabatunganya nk'utunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banje nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye.
ubwo aha icyo hagerageje kutubwira ni uko imana mu mugambi wayo mu ntego iyo ikeneye ko abayo batungana bagera ku rugero yifuza ntabwo ibareka, ahubwo ibanyuza mu bihe bibagoye, mu bihe by'ibigeragezo bikomeye kugira ngo bashobore kuzahangana n'ibihe biri imbere bibakomereye. Noneho bwa mbere Imana itoranya abantu bayo ikabakura mu mwijima, ikabakura mu nyigisho z'ibinyoma, ikabakura mu bupagani. Iyo bamaze kuyemera bakakira Yesu nk'umukiza, bamaze kwinjira mu itorero ryayo, aho niho Imana ibatunganiriza kugira ngo bazashobore kugera ku rugero yifuza ko bageraho. Kugira ngo rero batunganye hari icyo bakorera, mu gitabo cya Rengera Ubuzima 471 mu Cyongereza harimo amagambo avuga ati inkomyi n'ibigeragezo ni uburyo bwo gutunganya Imana yatoranije, kandi ni ibyangombwa yashyizeho kugira ngo bigeze abantu ku ntsinzi. Ibigeragezo n'inkomyi ngo ni iby'Imana yiyambaza, nibyo itunganya, nibyo yateganirije yashyizeho kugira ngo ibigeze abana bayo ku ntsinzi. Abantu Imana yifuza ko bazatsinda kugira ngo be kuzagwa mu nzira, ija yemera kubanyuze mu bihe bibagoye kugira ngo bazashobore guhangana n'ibihe bibi. Noneho aha baratubwiye ngo impamvu duhamagarwa kwihanganira ibigeragezo ni uko umukiza aba abona muri twe iby'agaciro yifuza ko byatera imbere. Aramutse atatubonyemo icyatuma izina rye rihabwa icyubahiro, ntiyakwirirwa atakariza igihe cye mu kudutunganya. Aha haratubwiye ngo Imana iramutse ibonye muri twe nta cy'agaciro kirimo, ibonye muri twe nta buye ry'agaciro rizatungana, ntabwo yakwirirwa itakaza igihe cyo kutugerageza ngo itunyuze mu biturusha. Imana yemera ko tunyura mu nkomyi zikomeye kugira ngo nibura idutunganirize kuzatungana. Iyo ibonye tutazayihesha icyubahiro, iyo ibonye tuzaba amabuye atafite umumaro, iyo ibonye ntacyo tuzageraho, ntabwo yemera kutunyuza mu bihe bitugoye. Noneho reka tugerageze kwibaza noneho aka kamaro k'ibigeragezo, ngo buri wese ye gukomeza kwitangira itama avuga ati ibyo mbonye, avuga ati ishyano ngushije, oya, ahubwo tugomba kumenya ko ari iby'igiciro nugubwa gituma n'ibikugerageza. Ntajya ashyira amabuye atagira agaciro mu itanura rye, ahubwo ibuye ry'agaciro niryo atunganya. Umucuzi ayashyira icyuma mu muriro kugira ngo amenye uko giteye. Uwiteka yemera ko abo yatoranije bashyirwa mu itanura ryo kubabazwa kugira ngo amenye neza ko uko bateye kandi batunganirizwa umurimo we. Aje yemera kubanyuza mu itanura mu bihe bikomeye, mu itanura ry'umuriro kugira ngo arebe niba bazashobora kugera ku rugero rukwiriye maze bagatungana. Noneho aha mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2:18 ho haragerageza kutubwira noneho burya ab'Imana ndetse no mu byahishuwe igice cya 2 Imana irivuga ati abo nkunda ndabagerageza nkabahana ibihano, abo nkunda ndabagerageza nkabahana ibihano. Mu Baheburayo igice ni icya 12 ku murongo wa 10 haratubwira aya magambo akurikira. 12 ku murongo wa 10 turasoma aya magambo avuga ati kuko babandi, ndahera ku murongo wa 7, nimwihanganire ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibi byarwa mutari abana nyakuri. Kuko dufite data batubyara ku mubiri bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye no kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho. 10 kuko babandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo waduhanira kugira ngo bitubere byiza dusangire kwera kwe. Icyo ngo abandi bo baduhana iminsi mike, naho waduhana iminsi myinshi, ariko icyagambirirwa ngo bitubere byiza ngo dushobore gusangira kwera kwe. Imana ubwayo abikeneye ko batungana, abikeneye ko baba bazima, ko bagera ku rugero Imana yifuza, dore ibintu Imana ibakorera. Icya mbere mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2 ku rupapuro rwa umuzingo wa 2, Ibihamya umuzingo wa 2 131, ndagerageza gusoma muri iri jambo rikomeye. 131 Ibihamya umuzingo wa 2 harimo aya magambo avuga ati igihe cyose umukristo azamara ku isi azahura n'ibimurwanya bitari bimwe.
ibimutera bizashyira imico ye mu igeragezwa, nahangana nabyo mu mwuka ukwiriye, niho ubuntu yahawe buziyongera. Umuntu wese witwa umukristo ibihe byose azamara ku isi azahura n'ibimurwanya bitari bimwe, ariko ibyo bimurwanye bimutera ngo bizashyira imico ye mu igerageza, ngo ariko nabirwanisha umwuka niho ubuntu yagenewe buziyongera. Niyihanganira ibitutsi n'ubuhemu, yicishije bugufi, nasubirisha ibitutsi bamutuka amagambo meza, maze ibikorwa bibi bamugirira akabagirira neza. Icyo ni ikimenyetso ko umwuka wa Kristo ari muri uwo mutima. Noneho niyihanganira ibitutsi bamutuka mu mwuka w'ubugwaneza, agasubirisha amagambo meza abamubwiye nabi, abamukoreye ibibi wakabakorera neza. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko umwuka wa Kristo yageze mu mutima, kandi ko amakakama ava mu giti ari gutemba agana mu mashami. Muri ubu bugingo turi mu ishuri rya Kristo kugira ngo twige kuba abagwaneza kandi boroheje mu mutima, kandi ku munsi w'urubanza tuzabona ko inkomyi zose zigomba gusimbukwa, ingorane zose n'ibigoranye bikwiriye kwihanganirwa, ni ibyigisho bishyira mu bikorwa amahame y'imibereho ya gikristo. Iyo duhuye n'inkomyi zo muri ubu buzima, iyo duhuye n'ibiturwanya bya buri munsi, iyo duhuye n'ibitubangamira muri ubu buzima, ngo ni uburyo Imana yifashisha kugira ngo ibyigisho by'amahame ya Kristo bishobore gushyirwa mu bikorwa. Imana igambirira kwigisha abayo ariko inyuze mu nzira zitandukanye. Icya mbere, Imana yigisha abantu ikoresheje ijambo ryayo kugira ngo abantu ribereke inzira z'ibyo bagomba gukora kugira ngo bemerwe n'Imana. Icya kabiri, ikohereza umwuka wayo ukorana n'umutimanama kugira ngo wigishe umuntu, kugira ngo ahitemo inzira nziza, umuhamiriza ko ibyo ari bizima, ukamwereka ibibi akabireka. Intambwe ya gatatu, iyo umuntu amaze kubyemera kugira ngo ibyo yemeye bikurire muri we, bizamugeze ku rugero rukwiriye, Imana imunyuza mu bimugoye, mu bigeragezo bitandukanye kugira ngo bizamutegurire gutungana. Noneho hirya gatoya baravuze bati imico yacu izageragezwa, Kristo azagaragara muri twe niba mu by'ukuri turi amashami mazima y'umuzabibu w'Imana. Imico yacu izageragezwa, Kristo azagaragara muri twe niba koko turi amashami mazima ariko ava ku muzabibu. Tuzaba abantu bihangana, ababagwaneza, bababarira, banezerewe hagati mu gihe cyo kurakara no guhungabana. Uko umunsi uhaye undi n'umwaka uhaye undi, tuzitsinda ubwacu kandi tuzakurira mu butwari bukomeye bushikamye. Iyo ni inshingano itureba, ariko ntidushobora kuyikora tudafashijwe iteka ryose na Yesu. Nta mwanzuro uhamye dufashe, nta mugambi ushikamye dufashe wo kuba maso kwa buri kanya, kandi nta majengesho y'urudaca dufite. Buri wese agomba kurwana intambara ye ku giti cye, buri wese agomba guca mu nzira y'ibirushya hagati mu ntambara y'ibicantege. Abanga kurwanira urugamba bajya batakaza ibyishimo n'amahirwe yo kunesha. Ahangaha hatweretse ko mu bitugoye, mu byo duhanganye nabyo bya buri munsi, ngo tuzahangana n'intambara nyinshi ikomeye cyane, ariko kugira ngo dushobore gutsinda biradusaba kwemera kwihanganira ibitugora n'ibitugaragaza. Uko twasomye ngo hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ibikugaragaza by'uburyo bwinshi, Imana yemera ko uhura n'ibikurwanya. Birashoboka ko ushobora kwiga ukarangiza ariko ukabura akazi. Iryo ni ishuri Imana ibikwigishije ngo witoze kwihangana. Waturana n'abakwanga bakubangamiye kugira ngo nibura imico yawe ishyirwe mu igerageza. Niba usaba kwihangana, biragusaba ko n'ibigutera kwihangana biboneka. Ikindi gikomeye cyane, ngo abakwanga bashobora kwiyongera aho ngaho utuye kugira ngo nawe wimenyereze urukundo rwawe kwihanganira abakwanga nibiboneka, kandi ugakomeza kubakunda. Nibyo bizerekana ko uri umuntu w'Imana kandi muzima. Noneho Imana yemera ko tunyura mu bitugoye kugira ngo bizadushoboze guhangana n'intambara idukomereye. Noneho muri iyi ntambara y'iby'umwuka dufite urugamba rukomeye duhanganye narwo, ariko kugira ngo dushobore kurutsinda ni ngombwa ngo tunyure mu bidukomereye byinshi bitandukanye. Mu gitabo cya Maraki igice cya 3 uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4 haratubwira ngo kandi azicara nk'ucyura ifeza, ayitunganye akayimaramo inkamba, azatunganya abahungu ba Lewi, abacenshuri nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse, maze
maze amaturo y'Ubuyuda na Yerusalemu azanezeza Uwiteka kuko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Abantu benshi ngo Imana kugira ngo abantu ibyo bayiha, Imana bayiha igitambo kizima yemera, ngo yemera kubanyuza mu bibagoye kugira ngo bazashobore kugera ku rugero rukwiriye kandi rutunganye. Ubu ni bwo buryo bwo gutunganya kandi bwo kweza bugomba gukorwa n'Uwiteka Nyiringabo. Ni umurimo ubabaza umutima cyane, ariko nibwo buryo rukumbi bwo kumaramo imyanda n'inenge. Ni ibihanye umuzingo wa gatatu paje 541. Aha baravuze ngo ubwo ni uburyo Imana yateganije kugira ngo butegurire abantu gutungana, abantu bagere ku rugero rukwiriye kandi ruzima. Aha baratubwiye ngo ni umurimo ubabaza umutima cyane, ariko nibwo buryo rukumbi bwo kukuramo imyanda n'inenge. Inenge zihumanye. Ibigeragezo byacu byose ni ingenzi mu kutwegeranya cyane na Data wo mu ijuru. Bityo binyuriye mu kumvira ubushake bwe, tuzabasha kumuzanira amaturo yo gukiranuka. Binyuze mu kumvira ubushake bwe, birashoboka ko ibyo wifuza bitaba nk'uko ushaka. Birashoboka ko ibikunezeza utabibona nk'uko wifuza. Birashoboka ko waturana n'abakubangamiye kenshi. Birashoboka ko hari igihe mu muryango bitagenda nk'uko ushaka. Hari igihe umugore wawe yakubangamira. Hari igihe umugabo wawe yakubangamira. Hari igihe wagira abana bakubangamiye. Hari igihe abaturanyi bakubera ikibazo. Hari igihe nanone wahura n'ubuzima bukuruhije, ariko ubwo buryo bwose Imana irabuteganya kugira ngo bizagushoboze kwihanganira ibikugoye. Dufite ingero nyinshi, ndetse ntabwo ari twe gusa, ahubwo mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 harimo aya magambo atubwira ngo Abaheburayo igice cya 12 haravuze aya magambo akurikira: nubwo tugoswe n'igicu cy'abahanya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yishyira iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Imana yemera ko duhura n'ibikomeye, na Yesu Umukiza nawe yahanganye nabyo, yahanganye n'ibimugoye, yahanganye n'intambara z'uburyo bwinshi, ariko ntiyigeze akora icyaha. Ni Abaheburayo nanone igice cya 4 ku murongo igice cya 4 ku murongo wa 15. Uko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yagaragaje uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubashe kubabarirwa kandi tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uyu Yesu nk'Umukiza nawe yagaragajwe uburyo bwose nkatwe, ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Ubuzima duhura nabwo muri iyi si ni bumwe mu ishuri ridutegurira gutungana, kandi umuntu wese Imana yahamagaye, twasanze yigisha umuntu binyuze mu mayira atandukanye. Bwa mbere Imana ikoresha ijambo ryayo kugira ngo rivana umuntu mu bibi, mu bupagani, mu ngeso mbi, ndetse ikohereza n'abakozi bayo. Noneho iyo umuntu amaze kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana, amaze kumenya ko Imana iriho kandi akayizera, Imana imunyuza mu rindi shuri rya kabiri, imunyuje mu ishuri ry'ibigeragezo, kugira ngo bimutegurire gutungana mu bya bindi yiyemeje, yemeye, noneho azashobore kubihamya neza, ahagaze neza mu mahame y'Imana. Rero reka tugerageze gukomeza dusoma ijambo ry'Imana nk'uko ryatubwiye. Noneho turareba ibintu bigera muri 4 icyo ibigeragezo bitumariye, cyangwa se kugeragezwa icyo bitumariye. Bwa mbere bidutera kwizera. Iyo umuntu ahuye n'ibimugerageza, n'ibimubangamira, bimutera kwizera, amenya ko ukuboko kw'Imana kwamuhagarikiye, kwamufashije. Imana yimukuye muri bya bindi ikamutabara, noneho bimutera kwizera ko Imana ishobora byose. Noneho igihe azahura n'ibindi bimugoye, ntabwo acika intege, ahubwo amenya ko kwizera ariko kumuragiye muri ya nzira yo kwizera, biramukomeza, bigatuma kwizera kwe gukomera ntikudandabirane. Aha aratubwiye ngo Imana ikoresha ibigeragezo. Mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, paje ya 10 harimo aya magambo avuga ati, ni mu Cyongereza paje ya 10, Ikinyarwanda ni 14. Imana ikoresha ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu kugira ngo bikure ububi n'imbogamizi mu mico yacu. Uburyo bwakuri ububi n'imbogamizi mu mico yacu
mu mico yacu hari ibintu biba byihishemo ariko tudashobora kumenya neza. Imana yemera kubihishura binyuze mu bigaragazo n'ibirusha bya buri munsi mu bitubangamira. Noneho ngo biba bigambiriye gukura ububi n'imbogamizi muri twe, uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko birabagiranisha, uko byeza. Ni ibintu bibabaza, birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire n'urusyo, ariko ibuye rimaze kuringanirizwa niryo rishyirwa ahantu haryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo umwami akoresha igikoresho cy'amanjwe mu murimo nk'uwo wo kwitonderwa kandi utunganye, keretse amabuye y'igiciro cyinshi yatunganijwe kubakishwa urusengero rw'Imana. Imana ikeneye ko tuba inyubako yayo, ariko kugira ngo Imana itwubake neza bizatume tugera ku rugero rukwiriye, yemera kutunyuza mu bitugaragaza by'uburyo bwinshi, mu bitubangamira. Nubwo byaba ari ibibabaza uyu mubiri, hari igihe byaba ari ibikunyaga umwanya wari urimo. Hari abantu benshi hepfo barakomeje baravuze ngo benshi mu beguriye mu by'ukuri ubuzima bwabo mu murimo w'Imana bajya batungurwa kandi bagacibwa intege no kwibona bahanganye n'inkomyi, ndetse bugarijwe n'ibigaragazo biteye urujijo batigeze bahura nabyo. Basabira gusa na Kristo mu mico yabo ngo bibashoboze umurimo w'Imana, maze bakanyuzwa mu byatuma ibibi byo muri kamere yabo byose bigaragara. Amafuti batari barigeze bikekaho na rimwe aragaragara yose. Noneho iyo abantu benshi bashaka kuba abakristo bazima, bashaka kuba abantu b'Imana neza, ngo Imana yemera kubanyuza mu bibabangamira kugira ngo kamere zari zarabihishe, bya mico batari biyiziho neza, maze igaragare. Noneho burya iyo usabye Imana ngo iguhe urukundo, iguturana n'abakwanga ngo rwa rukundo rwawe rugaragazwe. Icya kabiri, iyo usabye kwihangana, ibigutera kwihangana biragaragara, ibikubangamira biraboneka. Abana bashobora kukuzambiriza bakakuremerera, abaturanyi bashobora kukumerera nabi, ushobora kuguza umuntu amafaranga ntayaguhe, ushobora gusaba akazi bakakwima cyangwa banakaguha, ariko ugahura n'ibihe bikuguye nabi bizabangamira imibereho yawe, kugira ngo nibura bigutegurire gukomera no gushikama. Noneho ikindi ngo ibigaragazo bijya bidutera kwezwa. Ibyo bigaragazo biduhishurira inenge zo mu mico yacu, inenge utari wiyiziho. Aho utari wiyiziho intege nke, Imana yemera ko zihishuka kugira ngo utazubakira ku bidashyitse. Hari abantu benshi bajya bibwira ko ari abakristo, ariko nuko batarahura n'ibibangamira bya buri munsi. Iyo bahuye n'ibihishura imico yabo, nibwo bamenya ko hari ibitaratungana mu mico yabo. Iyo uhuye n'abakurakaza, nibwo umenya ko uburakari ukibufite. Iyo uhuye n'abakwanga, nibwo umenya ko utari washobora kwihangana. Iyo uhuye n'ubuzima bubi, niho umenya ko utari washobora kwicisha bugufi. Iyo uhuye n'abagusuzugura, nibwo umenya ko buryo ukeneye guca bugufi ngo wiyoroshye, kuko Yesu nawe iryo rembo yarinyuzemo. Noneho ariko ashobora kwihanganira ibimugoye bya buri munsi byo muri ubu buzima. Hirya barakomeje baravuze bati, Imana isoma mu mitima y'abantu, azi neza imico y'abantu kurusha uko babayizi. Imana ibona ko bamwe bafite ubushobozi n'uburyo bwacyo ikoreshwa mu guteza imbere umurimo wayo. Biramutse biyobowe neza mu migambi yayo, ishyira bene abo bantu mu myanya itandukanye, ikabacisha mu bintu bikomeye kugira ngo bashobore kuvumbura inenge ziri mu mico yabo zari zarabihishe. Imana yemera ko bahura n'ibyo bibaruhije bibangamye, kugira ngo noneho ya mico yabo ya yindi idatunganye, kugira ngo izarebe ko bazashobora guhangana n'ibyo bihe bibi bibagoye. Noneho epfo barakomeje baravuze bati, nukuri ijambo rikomeye ravuze ngo ibaha amahirwe yo gukosora izo nenge, kugira ngo noneho babe bakwiriye umurimo wayo. Akenshi yemera ko umuriro wo kubabazwa ubazenguruka kugira ngo babashe kwezwa. Yemera ko umuriro wo kubabazwa ubazenguruka kugira ngo bazabashe kwezwa. Ubwo twasomaga muri Rengera ubuzima 470 ndetse na 71. Aha ikigisho turi kuganirira hamwe kiratubwira ngo akamaro k'ibigaragazo. Muri iyi si turimo, turi mu ishuri ry'Imana, aho tugomba kwitoza kubaha Imana, kandi ngo igihe cyose tuzamara muri iyi si tuzahura n'ibitubangamira by'uburyo bwinshi, kandi ugira ngo umuntu wese azashobore guhangana n'ibyo bihe bimugoye. Ikindi cya kabiri, ngo iyo umuntu ngo hari abantu benshi batari kuzamenya Imana, iyi mibabaro itaza gutuma bashaka guhumurizwa nayo. Hari igihe kigera iyo wegamiye ku bantu, hari igihe ari bo wiringiye, ari bo wubatse ho, bashobora kukubangamira kugira ngo nawe urebe ubupfapfa bwo kwiringira umuntu.
hari igihe uwo wari ukunze aguhinduka kugira ngo nawe wigaye, hari igihe wibwira ko wabaye umuntu w'Imana koko wihanye, ibiguhindura bikagaragara ngo bihishure inenge n'intege nke zawe, aho ufite intege nke utari wiyizi, noneho ukasobanukirwa kugira ngo ushobore guhangana n'ibyo bihe bibi bikugoye. Mu gitabo cy'Abaheburayo 12 ku murongo wa 10 harimo amagambo twasomye yatubwiye ngo iyo umuntu ashoboye kwihangana ngo ni ukugira ngo tuzagere ku ntambwe zo gusangira kwera kwe, kugira ngo Imana irushoboze kugera ku kwera kwe. Noneho ibi bigeragezo ngo bikomeza kwizera kwacu. Iyo dusekanye n'ibigeragezo bikomeye ariko tukizirika ku Mana, tubona guhumurizwa gutuma kwizera kwacu kurushaho gushikama. Ubwo Yobu yari yugarijwe n'ibigeragezo by'inyungikanya, ntiyivovoteye Imana, ahubwo yagaragaje kwizera gukomeye ubwo yavugaga ati, Yobu igice cya 27 umurongo wa 3 aravuga ati, ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana ni butuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye ntiruzariganya, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Aha hatweretse ko Yobu nubwo yahanganye n'ibikomeye, namwe murabizi ko mu ishuri yanyuzemo rikomeye cyane, yabaye mu buzima bwiza, agira ubutunzi, abyara abana b'abahungu 7 n'abakobwa 3, bose abana 10. Ariko mu gihe gihindutse Satani aramusaba. Burya iyo umuntu Imana yemeye kwiyegurira Imana, Satani abahindutse inzigo ya Satani. Satani amugabaho ibitero by'uburyo bwinshi, ariko Imana kuko ibizi ko ibyo azahura nabyo. Icya mbere, Satani ashobora kugambira gukoresha icyaha, ariko uko wiragije Imana ukemera kurindwa nayo, maze ibishuko ntibigutere gukora ibyaha. Ibigeragezo Imana ikemera ko hangana n'ibigeragezo, ariko Satani ntagere ku mutima ngo agutere gukora ibibi. Ibyo bigeragezo Satani Yobu yahuye nabyo byari uburyo bwinshi, yahanganye n'intambara nyinshi zitandukanye, ariko agera ku gutsinda gukomeye. Yashoje neza, abivuyemo neza. Bigera igihe n'umugore we nawe yamuhindutse, nawe aramuhemukira, atangira kumuca intege. Bigera igihe abari inshuti zamagara bamuzana nk'abaje kumugira inama, ariko no kumuca intege ngo acumure ku Mana. Ndetse bagerageza no Satani agerageza kumwongorera amwibutsa ibyaha yakoze ngo agerageze gucika intege, ariko ntiyigeze acogora. Ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. None se ni kangahe wowe uje uhura n'ibikubangamiye? Uyu munsi abantu bakubangamiye aho utuye, wabura akazi uti mbese Imana yampoye iki? Ugatangira kwivovotera Imana, ukuvugambire kutazongera kuyisenga, ntugambire kuzayikurikira. Ati yaba Imana iriho ibi ntabwo byakambayeho, ntabwo nagapfushije abana, ntabwo nakabuza akazi kandi narize, ntabwo ahari nagahuye n'izi ndwara zimeze zitya, ntabwo nabangamirwa bigeze kuri iyi ntambwe. Ariko Imana ibigambiriye kugukuramo umuteto kugira ngo ugambire kuyegurira ubuzima bwawe, uzagere ku rugero rukwiriye. Noneho ukazavuga nka Yobu ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ngo ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja njyewe nkiriho. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere 186 harimo aya magambo turi busome. 186 Imana hari icyo igambiriye kuri twe. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere 186 haravuga hati, 186 turagerageza gusoma aya magambo arimo. Ibihamya umuzingo n'uwa mbere, umuzingo wa mbere mu Cyongereza 186, ariko nanone turakomeza noneho umuzingo wa mbere mu Gifaransa n'Ikinyarwanda ni 69. Imana ishira ubwoko bwayo mu igeragezwa. Yesu aratwihanganira cyane kandi ntabwo ahutiraho ako kanya kubo gutinyisha kwe ngo aturuke mu kanwa ke. Marayika aravuga ati, Imana iri gupima mu munzani ubwoko bwayo. Yabaye iki gihe giheruka cyarabaye kigufi cyane, kuko bamwe babyibwiraga abana b'Imana ntabwo bagomba kubona akanya ko kurema imico yabo. Yabaye igihe kigaragazo cyari kigufi cyane, kuko benshi babyibwira ngo ntabwo abantu benshi bari kubona igihe cyo gupima imico yabo. Abenshi bagendeye kubishika aho kubakira ku mahame yo kwizera, maze ubutumwa bukomeye buteye ubwoba burabashitura, bwazamuye ibishika byabo maze bakanguramo ubwoba.
ariko ntibigeze basohoreza umurimo Imana yabateganirije. Imana isoma mu mitima, aho kugira ngo abantu bazashukwe nuko biyizi, Imana ibaha igihe gihagije cyo kugira ngo ibyo bishika byabo bibanze bishire, maze nyuma ikabagerageza ngo irebe ko bazumvira inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka. Ahangaha ubwo icyo hatubwiye ngo nuko Imana yemera ko hari abantu benshi bajya bemera iby'iyobokamana. Iyo bavuze imperuka, abantu benshi bati isi irashaje koko birarangiye. Abandi benshi iyo havuze urubanza, abantu batega ubwoba bati imperuka mu by'ukuri igiye kurimbuka kuratwegereye, maze abantu benshi bagahahamuka. Ariko birakwiriye ko abantu bamenya ko Imana yemera guha abantu agahe kigeragezwa ngo bagire igihe cyo gukuza imico yabo, ngo be kubakira ku bishika, be kubakira ku bwoba gusa, ahubwo bubakire ku mahame yo kwizera neza, ngo bahangane n'ibihe bibakomereye. Niyo mpamvu twasomye amagambo menshi mu gitabo batubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu wihanganira ibimugaragaza, wihanganira ibimurusha muri ubu buzima, ibyo byinshi uhangana nabyo, ngaho nawe uje ugerageza, nuje ubona ibikubangamiye, uje umenya ko hirya yabyo hari ibisubizo. Nubona akazi none ntukakiratane, hari igihe ejo hazaza kazabura ukaba ugeze mu ishuri rya kabiri. Uyu munsi wa none Yesu nawe ubwe nk'umukiza wacu yahanganye n'ibigaragaza byinshi, ngo Satani amuteza intambara nyinshi zikomeye cyane, ariko yageze ku nsinzi. Ngo muri ibyo byose ntiyigeze akora icyaha, natwe tugomba kumwigiraho. Yagaragajwe uburyo bwose nkatwe, ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Uwo niwe rugero rwacu tugomba kwigiraho, niwe ugomba gutuma duhangana n'intambara duhura nazo muri ubu buzima. Ibi bihe turimo ni ibihe bigoye ku bantu benshi, ariko birasaba ko abantu bahagarara ku mahame y'Imana neza, bakamenya guhangana n'ibibagoye. Uko twasonye mu gitabo cy'Abanyumuzingo wa 2 ngo muri iki gihe aya magambo 131 bavuze bati turi mu ishuri rya Kristo, kandi igihe cyose umukristo ngo azamara ku isi ngo azahura n'ibimurwanya bitari bimwe, ariko nabirwanisha umwuka niho ubuntu yagenewe buziyongera. Uramenye ntukaje uhangana n'ibikurwanya ukoresheje kamere yawe. Oya, ije ugerageza gusaba Imana ikurwanirire ushobore kwihangana. Iyo wavuze kwihangana n'ugushinyiriza kuko iyo ushinyirije nibwo ugera ku nsinzi. Niyo mpamvu batubwiye ngo bisaba kwihangana. Abihanganye tubita abanyehirwe. Iyo abantu bihanganye, ni Yakobo igice cya 5 haratubwiye ngo iyo abantu bihanganye aba ari abanyehirwe. Noneho ngo imico yacu zageragezwa, Kristo azagaragara muri twe, niba koko turi amashami y'umuzabibu wavuye mu ijuru, niba turi amashami mazima, niba koko duhagaze ku murongo mwiza Imana yifuza ko tugeraho. Baravuze ngo turasabwa guhagarara ku murongo mwiza ngo tuzagere ku rugero rukwiriye, ariko tunyuze mu ishuri ry'imibabaro, ishuri ry'ibigeragezo by'uburyo bwinshi, kugira ngo bizadutegurire gutungana, ngo tuzagere ku ntambwe nzima. Mwize ku batubanjirije benshi, kuko turasoma ngo tugomba kwigira ku batubanjirije. Nabo benshi bagiye bahangana n'intambara nyinshi, bagiye bahangana na Yesu ubwe nk'umukiza wacu. Yanyuze muri iyi si, ntago ubuzima bwamubereye nk'uko ashaka. Uramenye rero nawe, igihe cyose ubonye isi iguhindutse, ujye usaba Imana iguha ubutwari bwo guhangana n'icyo gihe kibi, kugira ngo bizakugeze ku ntambwe nzima yatuma utsinda ibigaragazo n'ibishuko by'umwanzi, kugira ngo rero ukure uve mu ntambwe y'ubwana. Twasomye ngo ibigaragazo bwa mbere ngo nibyo biduhishurira inenge zo mu mico yacu. Icya kabiri, ibigaragazo bidutera kwizera. Icya gatatu, ngo biducisha bugufi. Umuntu wari ufite ubwibone, utagombye kwigisha ngo yumve, umuntu uje usomera ijambo ry'Imana ntaryumve, bitewe wenda n'ubuzima arimo, bitewe n'uko none ari umunyacyubahiro, bitewe n'uko wenda akomeye, atakwemera gutega amatwi ngo yumve, hari igihe ibyo bimutera kwishyira hejuru. Imana yemera kuba ibimukijije kugira ngo ashobore guca bugufi, ngo maze ubwenge bwe bwongera gukora neza. Igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, hari amagambo turi bugerageze gusoma kugira ngo turebe ibi bihe turimo, kugira ngo turebe icyo twakora ngo nibura tuzashobore guhangana n'ibihe bituri imbere. Mu gitabo, iki gitabo cy'Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, baravuze ngo
paje 34 baravuze ngo 32 ibyago by'Imana kuri ubu byatangiye kwisuka ku isi bigahitana amazu y'agaciro gahebuje nk'aho ari umuyaga urumana uvuye mu ijuru. Mbese ibyo byago ntibizakangura ingirwa abakristo ngo bizitere gutekereza. Imana yemera ko bibaho kugira ngo isi igire icyo yitaho kandi abanyabyaha batinye ndetse bahindire umushitsi imbere yayo. Imana ije yemera ko ibintu byose bitabaho nk'uko ushaka, yemera ko ibintu bihinduka. Akazi wari ugafite ukakareka ukakabura kakagucika, wari umucuruzi ugahomba, ariko ikibigambiriye ngo ntabwo ari ukukwicisha inzara n'ibyago, ngo ntabwo Imana itera agahinda cyangwa imukoze isoni, ntabwo inezwa no kubabaza abantu, ngo ahubwo ngo ni uburyo ngo kugira ngo abantu bongere batekereze, abakristo bongere bibaze batekereze Imana. Yemera ko bivuga ngo abantu bagira icyo bitaho. Mu kwemera ko ibyo byose bibaho, Imana ibifite mu bugambi runaka. Nibwo buryo Imana yitabaza kugira ngo itume abagabo n'abagore basubiza ubwenge ku gihe. Imana ibigambiriye gutuma abagabo n'abagore basubiza ubwenge ku gihe. Abantu benshi nta mwanya baje babona wo gutekereza ku by'Imana ibakorera. Imana irabagaburira, Imana irabambika, ibakorera ibyiza, ibaha akazi, ibaha kubyara. Ibyo byiza ntibabone umwanya wo kubishimira. Yemera nanone kubonyeza muri ishuri rya kabiri ryo kubagerageza kugira ngo bya bindi bishinkirizagaho ubwenge bwabo bwahoraga buhugiyemo, ngo nibura ibi bikuyeho ngo babashe kwigarukira n'imitima yabo yose. Imana ngo ntabwo ibigambiriye kubababaza, ahubwo ibibonye ko ariko ngo abantu Imana ikorera ibyo ni babandi yemera ko ari abayo, abatari ibibyarwa, abitwa ko ari abana bayo by'ukuri, abo nibo. Noneho nubona bibaye, twasomye ngo we gutangazwa nikomeje kukwirageza ngo umere nk'ugujishano. Nuje ubona bibaye, jya wibuka ko hari abandi banyuze muri iyo nzira ariko bakihangana bakanesha. Nawe bizagutere kongera kwizera, aho kugira ngo bigabanye kwizera ngo bigutere kwivovota, oya, ahubwo bizakwegereza Imana, bikwibutse kuyisenga, ngo akanya utabonagaho gusenga ujya wibuka noneho kuyiragiza. Igihe wabyukiraga mu kujya mu mishinga yawe, ujye ubyukira kubanza wiragiza Imana, umenye ko ari yutezeho amakiriro, ko ariyo none urindiriye ku bufasha bwayo. Noneho bigatuma wongera gukenera ubutabazi bwayo, bwatuma wiyegereza Imana kugira ngo uzagere ku nsinzi ikwiriye. Ntabwo ushobora gutsinda ibishuko n'ibigeragezo mu gihe udahanganye n'inkomyi n'ibikubabaza bya buri munsi. Iyo udahanganye n'ibikurushya, Satani ngo abagiye kwitabaza ubwo buryo kugira ngo azashobore kugutsinda maze akuvane mu nzira nziza. Noneho mu ntambara n'ibirushya bya buri munsi dukwiriye gukenera ubutabazi bw'Imana kugira ngo bidushoboze guhangana n'ibyo bihe. Ishuri Imana tunyuzamo, iyo hari ibikubujije amahoro, iyo hari ibikubangamiye bya buri munsi, Imana nibwo buryo ibigambiriye ngo amaso yawe yerekeze ku Mana. Ibigambiriye ko amaso yawe uyavana ku isi ukayerekeza ku Mana, ukibuka kuyisenga, ukibuka kuyubaha, kandi ukihana ibyaha byari byarakwihishe kugira ngo utubakira ku bidashyitse, maze bigazatuma nawe ubura ubugingo buhoraho. Kuko ntabwo Imana ikeneye ko hari abantu bazarimbuka, ariko uburyo bwose bwatuma bayegera Imana izabukoresha kugira ngo bazashobore guhangana n'ibihe bibakomereye. Niba bitsinda, nibura bazagere ku rugero rukwiriye. Hano baratubwiye mu gitabo cy'ibyaduka cyo mu isi imperuka 68 haratubwira ngo umuraba uradusatiriye, wa wundi uzasuzuma kwizera kwa buri wese uko kwaba kuri kose. Kuri ubu abizera bagomba gushikama bashoye imizi muri Kristo, nibitaba bityo bazazimira bave mu nzira nziza. Umuraba uradusatiriye. Umuraba n'ibigeragezo n'ibirusha by'uburyo bwinshi, baravuze ngo ni wa wundi uzasuzuma kwizera kwa buri wese muri twe. Baravuze ngo abantu b'Imana bagomba gushikama bagashora imizi muri Kristo, nibitaba bityo bazazimira bave mu nzira nziza. Ntabwo Imana ikeneye ko abantu bava mu nzira yayo, ntabwo ikeneye ko bava mu nzira y'iyobokamana, ahubwo ikeneye ko abantu bagenzura. Kandi ikindi nongera kubabwira, iyo uri mu mutekano n'amahoro, ubukristo bwawe buba buriho ariko budashyitse, ntabwo Imana ibwemera icyo gihe. Imana yemera ko ihorana ibikurwanya kugira ngo muri ubu buzima ngo ibyo unyuramo bihinduranije, kugira ngo byongere kwigisha ubwenge bwawe gutekereza ku by'Imana igushakaho, icyo Imana igutegerejeho, umugizi yari gushakaho, n'icyo abandi bagukeneyeho.
kugira ngo bwa mbere gukuramo ubwibone igukuremo kwishyira hejuru no kwikunda ngo bigutere kongera kumenya ko burya uyu mubiri n'ubu buzima ntabwo ari byo kongera guhanga amaso cyane kuruta guhanga amaso ku Mana. Birakwiriye ko umuntu afata akanya kanini ko gutekereza ku by'Imana, agafata akanya ko kwibaza ku byayo, kwibaza ku byizi gukorera bya buri munsi. Noneho Imana yemera kukunyuza muri iryo shuri ngo uzashobore kugira ngo gutungana kuzuye. Namwe mugaragaje Imana hari abo yakunze mu isi. Urugero twamaze gusoma ni Yobu, ariko nubwo yari umukiranutsi imbere y'Imana kugeza igihe Imana imuratira Satani, ariko ntabwo yigeze kumira ibigaragazo ngo bye kumugeraho, byemeye kugera kuri we, ariko asoza ageze ku nsinzi, asoza ageze ku rugero rukwiriye, asoza ageze ku byiza byinshi. Noneho biradukwiriye ko twebwe natwe duhangana n'ibyo bihe. Aburahamu wari inshuti y'Imana, yabanye n'Imana imyaka myinshi cyane, ageze mu zabukuru Imana imuha umwana, ariko amaze kumubona Imana yagerageje urukundo ayikunda imusabye gutamba umwana we. Yagerageje urukundo ayikunda imusabye gutamba umwana we. Aburahamu kuko yari azi Imana kandi ayikunda, ntiyigeze ashidikanya, yarabyemeye. Nubwo ibyongorero bya Satani bitabuze kubaho byinshi bimubuza gutamba umwana we, ariko igihe kwizera kwe kwari kugaragaye ndetse no kwihangana kwe, amaze kwemera ibyo Imana imusaba, yemeye gufata umushyo afashe, cyangwa se afashe igisu, afashe n'umwana yamaze kugera ku gicaniro yamuboshye yiteguye kuba igitambo, nibwo Imana yagereye ukuboko kwa Aburahamu, ariko ari uko amaze gusohoza gukiranuka kwe. Maze Imana iramubwira iti mbonye ko burya ukiranuka kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Noneho muri iki gihe natwe turasabwa kumenya ko iri shuri Imana iridutegerejeho. Imana idukeneyeho ko natwe tugira igikuriro cy'iby'umwuka, ari kugira ngo dukure tugere ku rugero rukwiriye, ngo Imana itunyuza mu ishuri ry'ibigaragazo ngo tuzashobore guhangana nabyo. Nidushobora kugera ku rugero rukwiriye tumaze gutsinda, tuzabashe kwemerwa duhabwa ikamba ry'ubugingo. Niyo mpamvu twasomye ngo hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda. Noneho nanone ugomba kwemera ko ari iby'igiciro nugubwa gitumo n'ibikugerageza bitari bimwe. Je umenya ko kugerageza ko kwizera gutera kwihangana, kugeragezwa ko kwizera gutera kwihangana. Mu isi turimo hari abantu ngo benshi batari kuzigera bamenya Imana, ngo yaba imibabaro itaratumye bashaka guhumurizwa nayo. Hari aho umuntu ashagera, iyo umuntu yiringira ubutunzi, abandi bakiringira ibintu byabo byinshi, abandi bakiringira imiryango barimo kubera bavuka mu miryango minini, abandi kuko bize amashuri menshi, undi akaba afite umutungo mwinshi n'amazu meza. Iyo ibyo umaze kubihanga amaso, twasomye ngo Imana yemera kukunyuza muri iri shuri ry'ubundi buzima, bya bindi ukabivamo, kugira ngo ubwenge bwawe bwongere gutekereza, wongere kwibaza ku byiza Imana ikugirira. Noneho wibuke ko iyo bigeze ku ntambwe nta bantu ukiringira, nta bantu bakikugoboka, imiryango yagutereranye, inshuti n'abavandimwe batangiye kukwanga, n'isi ubwayo nta numwe wabuze yipfunda umutwe, nibwo utakambira Imana, kandi icyo gihe Imana irakwibuka maze ikagutabara, kandi icyo yari ikeneye kiba gisohoye. Noneho mu gitabo cy'Ibihanye umuzingo wa kabiri, Ibihanye umuzingo wa kabiri, paje ya 34, Ibihanye umuzingo wa kabiri, haratubwira amagambo akomeye ko Imana yemera ko tunyura mu bihe bikomeye kugira ngo dushobore guhangana n'ibihe bitugoye. Noneho umuntu wese agomba kumenya ko nubwo wagubwa neza muri iyi si, ariko je wibuka ko isi urimo ntabwo ari wawe. Imana ikunyuza mu ishuri rya byinshi ngo bitume amaso yawe yahanga ku Mana. Paji ya 15 ngo isi ku mukristo ni igihugu cy'amahanga, ni n'icy'abanzi. Ku mukristo, ku muntu wese witwa ko ari uw'Imana, iyi si ni igihugu cy'amahanga, ni icy'abanzi. Ubwo ntukemere ko igutwarira igihe, ntukemere ko igutwarira umwanya munini, ntukemere ko umubiri ukubera ikigwamana, ntukemere ko ubu buzima ukugubwa neza kwa none kukwibagiza ingorane zindi bigeze unyuramo. Je umenya ko iyi si turimo ni ishuri tunyuramo. Iyi si irimo umucyo, irimo umwijima,
irimo imvura n'izuba, hari imisozi n'imibande, ntabwo byose biba nk'uko ushaka. Noneho nuje ubona byahindutse, ujya werekeza amaso ku Mana, umenye ko ariyo yemeye ko biba kandi bigambiriye kugira ngo nawe ushobore gukura ugere ku rugero yifuza kugeraho. Ibikeneye ko ugera ku rugero rukwiriye, niyo mpamvu mu mbuto z'umwuka harimo kwihangana. Mu gukura kwa Gikristo mu gitabo cya Yakobo, mu gitabo cya Petero igice cya 2 rwa 2 hatubwiye inzego zigera muri 8 zo gukura k'ubukristo. Icya mbere baravuze ngo ni ukwizera, kwizera kongerwaho ingeso nziza, ingeso nziza zongerwaho kumenya, kumenya ukongeraho kwihangana, kwihangana ukongeraho kubaha Imana, kubaha Imana ukongeraho gukunda bene data, gukunda bene data ukongeraho urukundo. Havuzweho no kwihangana. Burya kwihangana nta muntu wasanga atarwaje, atarwaye, atapfushije, nta bukene yagize, atahunze ngo mubwire gwihangane. Oya, ahubwo umuntu yihanganishwa iyo ahuye n'ibimukomereye. Noneho kwihangana ni imbuto y'umwuka, ariko ijiboneshwa no guhura n'ibirusha n'ibitugoye. Iyo uhuye n'ibikubangamiye nibwo kwihangana gusohoza umurimo wako, nibwo kugera ku ntambwe gusohoza umurimo wako. Kandi uko kwihangana nako kugatera ibyiringiro, ibyo byiringiro bikazatuma ugera ku gakiza kuzuye. Rero muri iyi ntambara y'iby'umwuka tujya tumenya ko ntabwo ari akayira umuntu apfa kunyuramo, kwa kundi abantu bajya mu by'iyobokamana, umuntu akavuga ati oya, iyo ngeze mu by'Imana, umuntu ageze mu by'Imana aba ageze mu kanya ko gukungahara, kumererwa neza, kubona amazu meza. Ndetse na benshi iyo bari gusenga, hari abajya basenga bati Imana rwose ngaho ubone wese nasenga Imana, niba ukeneye ubukire ugomba gusaba Imana ikabuguha. Oya, Imana ibyo ishobora kwemera kubiguha igihe izi ko bitazagutandukanya n'Imana, igihe izi ko udashoboye guhangana nabyo. Mu gitabo cy'Abahirwa ni bande ku rupapuro rwa 96 ngo iyo umuntu ngo akiri umwana ngo ntabwo aje ahabwa uburenganzira bwo guhabwa umunane wa se, ngo ahubwo ngo isi arabumubikira kugira ngo aje amuhaho ibyo ashoboye kwakira. Niko n'Imana ituzi neza, iyo ibonye kuyikunda byaturuka mu kuba uri mu mibereho uciye bugufi, uri mu buzima bukoroheye bukubangamiye, uri mu gihe kikugoye, yemera kugiza muri iryo shuri, kuko ikikeneye kuri wowe ni ukuyinambaho no kubana nayo. Naho wa wundi izi ko azagira umumaro, akagira icyo amara mu isi, hari igihe yemera kumugiza mu ishuri ry'imibabaro kugira ngo azashobore kugera ku gutungana kuzuye. Niyo mpamvu muri Daniyeli igice cya 12, Daniyeli 12 turasoma duhere ku murongo, Daniyeli 12 umurongo nuwa 10, harimo aya magambo avuga ati benshi bazatunganywa. Baravuze ngo 12 umurongo nuwa 10 harimo aya magambo dusoma atubwira ati benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi kandi nta numwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, nta numwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Mu bantu b'Imana, Imana ikunda, abenshi ngo izaje batunganya, ibeze, ibacishe mu ruganda. Iyo bavuze uruganda haba harimo umuriro, haba harimo ibyuma, ntabwo biryoherera, ariko hirya yabyo haba hari icyiza Imana ibigambiriye. Mu ntambwe nyinshi burya imbuto nziza, imyaka ushaka kwizagira umusaruro mwiza, wemera kwishyira mu uyiterana ifumbire, nubwo ifumbire yaba atari nziza, waba ari umwanda, ariko hirya yaho imyaka izavamo izaba ari myiza. Ni nako Uwimana ishaka ko azagera ku rugero rukwiriye. Imana imunyuza mu bimugerageza bya buri munsi, ibimubangamira, ibimurushya, kugira ngo amaso ye ashobore kwerekeza ku Mana, ngo irebe ko bazayihindukirira n'imitima yabo yose. Imana ntabwo ikeneye ko witanga igice, ntikeneye kuyiha uruhande rumwe ngo urundi uruhe ibikunezeza. Oya, igukeneye wese, impagarike yawe, ubwenge bwawe, umutima n'umubiri, ikeneye ko ariyo ibiyobora. Igihe cyose hari ikibibangamiye, yemera ugikura mu nzira kugira ngo ikubone wese, maze uzashobore kuyikorera n'umutima wawe wose. Ikeneye ubuzima bwawe bwose, ikeneye impagarike yawe, ikeneye gutungana kwawe,
ikeneye imico yawe mizima kugira ngo uzashobore kugera ku ntambwe nzima Imana yifuza kugeraho. Imana yemera kukwigisha igucishije bugufi kugira ngo izakugirire neza mu gihe kiri imbere yawe. Noneho ijambo ry'Imana rikomeje kutwereka ko turi mu gihe Satani ari gukaza umurego agambiriye kubuza abantu benshi kugera ku Mana. Noneho hari intambwe dukeneye. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka 175 haratubwira ngo ibihe byiza bituma imbaga y'abizera babigize umwuga yiyongera, kurwangwa kukabakura mu itorero. Iyo uhuye n'abakurwanya uzamenye ngo nibwo buryo Imana ishatse kugukuza ngo ugere ku ntambwe nzima. Noneho ngo ibihe byiza by'amahoro, ibihe umuntu amerewe neza nta bimubangamira, ngo bijya bituma hari abakristo benshi babibamo gusa ariko ari ugushaka kunezeza abantu, ariko Imana itabafiteho umubyizi. Noneho Imana yemera kubanyuza mu bihe bibi kugira ngo bashobore gukura bagere ku ntambwe nzima, ngo umutete ushobore gushira, bashobore amagambo bavuga atagira umumaro ashobore kurangira, kugira ngo baje bayiberengera akamaro mu mwanya uwo ari wo wose. Noneho tuzirikane ku ijambo ry'Imana turi kuganira tubwira ngo akamaro k'ibigeragezo. Imana yemera ko ibyo byose bitubaho igambiriye ngo tuzasangire kwera kwe, ibigambiriye ko izatugeza ku ntambwe yifuza ko tugeraho, ibigambiriye kudukuza ngo tuzabigira akamaro mu isi, kugira ngo nibura tuzagere ku rugero rukwiriye twarageze turi abana b'Imana koko bashikamye kandi bashimwa n'Imana. Bashimwa n'Imana. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ndasoma nanone mu gitabo cy'ibyaduka ku rupapuro rwa 75 baravuze ngo Enoki yahuraga n'ibishuko nkatwe, yarakijwe n'abantu badakunda gukiranduka nk'abadukikije, yahumekaga umwuka wahinanijwe n'icyaha no kononekara nkatwe, ararengagira imibereho yera, ntiyanduzwaga n'ibyaha bikomeye byo mu gihe cye. Uko niko natwe dushobora kuguma mu kwera kandi tutagira ikizinga nubwo twaba turi mu gihe kibi. Abantu benshi baje bibwira ko bidashoboka kuba mu by'Imana igihe utari mu buzima bukuguye neza, igihe uri mu bihe bikubangamiye, ariko hari abatubanjirije bahuye nabyo ariko bararenga baratungana. Na Yesu ubwe yahuye na bene se bamwanga, baramubangamiye buri munsi, bahoraga buri munsi bamutega imitego. Yarari hamwe n'abayuda bamutega imitego ya buri munsi, ariko ntiyigeze atsindwa na gatoya, yahanganye n'izo ntambara. Dusoma mu ijambo ry'Imana ko abatubanjirije bose uhereye mu gihe cy'intumwa kugeza mu gihe cya none, ndetse n'abakurambere batubanjirije abitwa ba Daniyeli, nabo kugira ngo Imana ishobore kubemera bahanganye n'ibihe bikomeye ariko baratungana bagera ku rugero rukwiriye. Ngo imbere y'ibishuko byinshi bitandukanye ntago bigeze banyeganyega, bahanganye n'ibihe biruhije ariko baratsinda. Biradukwiriye ko natwe twemera ko ari ibyishimo ngo igihe tuguwe gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe, kugira ngo tumenye ko kugeragezwa ko kwizera nako gutera kwihangana, kandi kwihangana ugatera kunesha ibitugerageza. Abakorinto ba mbere 10 umurongo wa 13 harimo aya magambo atubwira ati, Abakorinto ba mbere 10 umurongo wa 13 haravuga hati, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabakira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Igihe ubona icyo wahuye nacyo cyo gikomeye kuruta icy'abandi, uzasubira inyuma uzarebe neza, hari abahuye n'ikiruta icyo ngicyo. Nuhura no gupfusha uzamenye ko hari abandi benshi nabo bapfushije nkawe. Nubaho ubwo ushobora kuba umusore ugashaka ukeneye umwana ntumubone, uzibuke ko hari n'abandi byabayeho nkawe. Hari igihe wahura n'ubukene bukubangamiye, kubona ibyo kurya biguhagije umunsi bitunze umuryango bikakugora. Jya wibuka ko atari wowe wenyine gusa, hariho n'abandi. Igihe uzabona nibura ubayeho mu buzima ubukugoye, jya wibuka ko hariho n'abandi ubuzima bwabo nabwo butaguye neza. Ntabwo nuje ugera mu bitaro warwaye we kuje ubona ari we gusa, je ureba uzasanga ibitaro byose byuzuye, hariho n'abarinde kurusha abandi. Noneho muri ibyo byose uhuye nabyo bikubera ishuri rituma wegerana n'Imana mu cyimbo cyo kwibabota, kuko burya ngo abantu benshi, ijambo ry'Imana ratubwira ngo hari abantu bahora baganya bivovota
ndetse batanezerwa ngo byerekana ko bafite kwizera kurwaye. hari abandi nanone kuko badafite amaso yigerera ku Mana, ahubwo iyo babonye bahuye n'ingorane ngo babitakira bagenzi babo bakabaganyira. Ariko burya ngo iyo uganyiye bagenzi bawe ngo byerekane ko kwizera kwawe nako gucitse intege. Noneho kwizera kuzima, iyo umuntu afite kwizera guhagije kandi kuzima guhagaze neza. Ku bantu bazasoma igitabo cyitwa Ihumure ry'Abizera paji ya 15 baravuze ngo iyo uhanganye no iyo ufite kwizera kuzima ngo ntabwo ujya wiheba ugeze mu bikomeye, ntabwo witsindishiriza iyo watsinzwe, ntabwo ucogora iyo wacumuye, nta nubwo iyo wamaze kugira kwizera kuzima ngo bigutera kugira amaso areba hirya y'inkomyi n'ibikurusha bya buri munsi. Umwanya aho kugira ngo ucibwe intege n'ibyo uhuye nabyo buri munsi, ahubwo ufata ibisubizo ukabishyira hejuru y'ibibazo, bigatuma wibwira ngo nubwo uyu munsi bingoye ariko na ryari ryarakeye, burya n'iri naryo rizacya. Bibazo bigatuma ukomerera ku Mana ntuyiveho. Hari abantu benshi uje uganira nabo bakakubwira ngo ati se kubera kutagisenga, ati impamvu yewe nahuye n'ibibazo binkomereye, ati iyi Imana ibaho burya ibi ntabwo byari kumbaho. Jya wibuka ko n'abandi byababayeho nkawe, ariko nta kigeragezo, turasomye ngo nta kigeragezo kibasha kugeraho kitari rusange mu bantu. Oya, ahubwo hamwe n'ibibagerageza Imana izabakira kanzu. Birashoboka ko hari akarembo Imana izajyuzamo. Ushobora kuba umukene ariko ukaba ufite impagarike nzima, amaguru n'amaboko mazima. Hari abandi babaho n'ayo maboko n'amaguru batayafite. Ushobora kuba umukene ufite ubwenge buzima, abandi bakaba ari ibigoryi n'ubwenge batabugira. Ushobora kuba ufite inzu, abandi batagira naho bikinga. Ushobora kuba wifuza nibura imodoka, abandi bifuza amaguru batayagira. Wakenera ibirato, abandi batagira ibirenge. Ibyo rero nuje ubona icyiza ufite cyo mu buzima kijya gituma ukunda Imana mu cyimbo cyo kwivovota no kuganya, kuko ibyo Imana yemera ko bitubaho mu buzima. Muri iyi si burya turi mu ishuri, kandi iryo shuri tugomba kurinyuramo binyuze mu kwihangana, binyuze mu gutsinda, binyuze mu bigeragezo n'ingorane by'uburyo bwinshi, kugira ngo bizadushoboze kugera ku ntambwe nzima Imana yifuza ko tugeraho. Ntabwo ushobora gutsinda utitabaje imbaraga y'Imana ngo bitume ugera ku rugero rukwiriye. Burya Imana ikeneye ubuzima bwiza, ikeneye impagarike nzima, ikeneye ubwenge buhagaze neza, ikeneye imyitwarire itunganye, kugira ngo bizagushoboze kugera ku rugero wifuza kugeraho. Imana rero iyo shuri itunyuzamo, umuntu wese agomba kwemera kurinyuramo kugira ngo azashobore gutsinda. Hano haravuze ngo ibihanye umuzingo wa 270, umuzingo wa mbere paje 70, haravuze ngo marayika arambwira ati Imana izongera ibirusha kugira ngo ishyire mu igerageza buri wese mu bana bayo. Abantu bamwe bifuza kuganana n'Imana kugeza ku ntambwe runaka, ariko iyo basabye kujya kure cyane barabyanga, bitewe nuko bagitunze ikigirwamana mu ndiba y'umutima banze kureka. Hari abantu benshi bajya baganana n'Imana, umuntu akaganana n'Imana ukwezi kumwe, umwaka, imyaka 2, imyaka 3, ngo ariko Imana ibasabye gukomeza ngo baje mbere, ngo barabyanga, kuko mu mitima yabo ngo hari ibigirwamana banze kureka. Harimo ibigirwamana byinshi banze kureka. Imana kugira ngo ibikuremo ngo ije yemera kubonyeza mu igerageza ry'uburyo bwinshi. Hari ikindi kintu bakunda cyane kuruta ukuri, maze imitima yabo ikaba ititeguye kwakira shebuja. Hari ibindi abantu benshi bakunda kuruta ko bakunda Imana. Ibyo abantu bimitse byo mu mutima biruta ko bakunda Imana. Imana yemera ko bibanza byavamo. Ntabwo Imana ishigira mu keba. Iyo wemeye kuyikunda ariko ufite n'ibindi ukunda, ije kunyuza mu igerageza rikomeye kugira ngo bya bindi rebe kuzashobora kubyirukana. Noneho umva epfo barakomeje bati nuko bose bakageragezwa mu gahe runaka kugira ngo irebe niba bazabamba ikigirwamana cyabo bagakurikiza inama y'umugabo w'umukiranuka. Nibatezeshwa kumvira ukuri, nibadatsinda inarinje ubwibone bwabo, irari ryabo ribi, abamarayika b'Imana bazatangira itegeko rikurikira ngo nimubareke, kuko ibigirwamana byabo byamaze kubaboha. Hari abantu benshi iyo Imana ikunyuje muri iryo geragezwa ritandukanye maze igasanga ntacyo bikumariye, ntacyo bimaze mu buzima bwawe, ngo Imana yemera noneho kongeraho icya kabiri ikagukurikirana ngo irebe ko cya kigirwamana wakunze, bya bindi wakunze kuruta ukunda Imana, kuzemera kubirambika. Yewe byaba
baravuze ngo bwaba ari ubwibone, ryaba ari ishyari no kwikunda, ngo irebe ko uzemera kumenagura ibyo bigirwamana wakunze cyane mu buzima kuruta uko ukunda Imana. Igihe Imana igukeneye igasanga hari ibindi washyize mu mwanya wa mbere, ntabwo Imana ije yemera ibyo, ahubwo Imana yemera kongeraho kugerageza. Ngo iyo ibonye wanze kubirekura, ngo marayika atanga itegeko ngo nimubareke, ngo ibigirwamana byarababoshe, ngo banze kubirekura. Epfo barakomeje bati banze kubirekura, hanyuma barigendera bakareka abo bihamaho n'ibyaha byabo, bakabarekera mu mbaraga z'abamarayika baguye. Ariko abagiye bumvira ku ngingo zose, kandi bakaba baranesheje inkomyi yose, uko byaba bimeze kose, uko byaba bihenze kose, uko kunesha kose, bakumvira inama y'umugabo w'umukiranuka, bazahabwa imvura y'itumba, kandi bazaba biteguye kwimurwa. Abantu bagiye bahangana n'intambara ibarusha yose, bagahangana n'ibibarwanya, ariko mu mwuka wo gusenga bakihangana, ntibacogore, ntibivovotera Imana, ntibigarurirwe n'amaganya, maze bakemera kwihangana ngo muri iyo ntambara, ngo ku giciro cyose byabasaba. Baravuze ngo bene abo, baravuze ngo bazakira inama y'umugabo wo guhamya ikiranuka, kandi bazaba biteguye kwakira imvura y'itumba. Yabaye buri mukristo wese w'akazuyaze yashoboraga kumenya ko umurimo wo kwezwa uw'Imana yagiye ikora hagati mu bwoko bwayo, yabaye bakamenya ko umurimo wo kwezwa Imana yarawuteganije ngo ukorwe mu bwoko bwayo. Nshuti nkunda, ntimukabeshwe n'inyifato yanyu. Mu bihe byose ntabwo mwashobora kubeshya Imana. Umugabo wo guhamya ikiranuka aravuga ati nzi imirimo yawe. Umurimo wa marayika wa gatatu ni uwo kuyobora ubwoko bwe intambwe ku yindi, bahagenda bagana hejuru cyane. Buri ntambwe yose n'ikigeregezo cyose cyo kwizera kwacu, buri ntambwe yose duhangana nayo ngo ni ikigeragezo cyo kwizera kwacu. Buri ntambwe yose duhangana nayo muri ubu buzima, iyo uhanganye n'intambara n'ibikugoye, baravuze ngo ni ikigeragezo uba usaba guhangana nacyo muri ubu buzima, ariko bikazagusaba kugera ku ntsinzi nzima Imana ikeneye kuri buri wese. Iki gihe turimo, abantu benshi ntabwo bajya bahangana n'izi ntambara bitewe n'uko batabaye maso ngo begere Imana. Benshi bajya bacogozwa n'ubusabusa. Nasomye mu gitabo kimwe ngo hari abantu benshi ngo batagira umwuka w'Imana, mu gitabo cya Ngirabuzima, ngo bacibwe intege n'ubusa, ngo ikigaragazo cyose kije ngo kibatandukanya n'Imana, ngo aho kubegereza Imana kibatandukanya nayo. Ngo iyo bahuye n'ibihe byiza bahugira ngo bashimire Imana, ahubwo bituma batandukana nayo. Ntabwo bamenya Imana, ntibayikunda, ntibayegurira impagarike yabo. Ntabwo Imana ikeneye abantu nk'abo, ahubwo Imana ikeneye abantu bahagarara neza kandi bashikanye ku mahame y'Imana, kugira ngo bashobore gutsinda, kugira ngo bazashobore gutsinda ibyo ari byo byose. Hano mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere n'ubundi 34 harimo aya magambo avuze ngo nabonye abantu benshi bavuga ko bizera ukuri, usanga ari abanyamahanga ku kuri, kuko byari biri ku bana b'Isirayeli ba kera ubwo bivovoteraga mu butayu. Batangazwa no kubona barabuze gushikama kugeza ubwo bibagiwe ibitangaza Imana yakoze ku bwabo. Ariko marayika aravuga ati namwe mwakoze nabi cyane. Nabonye ko ukuri Imana yahishuriye abagaragu bayo kumvikana kuragaragara neza, ku buryo ntawe wari ukwiriye kutakumvira. Abanzi bacu ntago bashobora kurwanya ukuri kuzana kwemeza. Umucyo wakwirakwiye hose mu buryo bugaragara, ku buryo ki abagaragu b'Imana batashobora kuja aho bari hose maze ngo bareke ukuri kuneshe konyine. Ariko uwo mugisha ukomeye ntabwo wahawe agaciro kawo kawukwiriye. Waratambutse ntibabimenya. Iyo igeragezwa rije, hari bamwe bareba inyuma bakinubira igihe bavuga ko kiruhije. Abantu bamwe bibwira ko bakorera Imana, ntabwo bazi ibigeragezo byeza. Akenshi bibwira ko bari mu bigeragezo maze bagacika intege bwangu, kaho bakomerekejwe bagacumurwaho mu byari bakwiriye, bakagira ubwo bihemukira ubwabo, bagahemukira n'abandi, kandi bagahemukira n'umurimo w'Imana. Satani akuriza ibirusha byabo imbere y'amaso yabo, kugira ngo abateremo ibitekerezo mu gihe biramutse bigundiriwe byasenya imbaraga zabo zo kuba ingirakamaro. Bamwe bagerageje kwikura mu murimo w'Imana maze bajya gukorera inyungu zabo. Nabonye ko Imana yitandukanije nabo maze irareka bahura n'indwara ndetse n'urupfu.
noneho bamenye igeragezo cyabo ari cyo kintu giteye ubwoba, maze barivovotera Imana. Ntabwo barindira ibirenge byabo n'ubwenge bwabo mu nzira yo gukiranuka. Hari abantu benshi ngo baje bahura n'ibibagaragaza by'uburyo bwinshi, bahura n'intambara nyinshi ngo bakivovota nk'uko abiseri bakera bivovoteye Imana. Bari mu butayu barivovose, maze bituma baribukira mu butayu. Nawe iyo uhuye n'ibikugerageza bya buri munsi, uramenye ntugahangare kwivovota, kuko kwivovota ni bimwe mu bituma Satani abona irembo. Ni bimwe mu buryo Satani aje abona irembo kugira ngo ashobore kukwigarurira. Buri wese agomba kumenya ko hari intambwe nzima Imana igukeneyeho. Imana ubwo igutegerejeho umusaruro mwiza, ikeneye ubutabazi, ikeneye ubwenge bwawe, ikeneye guhagarara neza kwawe, ikeneye ko imico yawe itunganye ikagera ku rugero rukwiriye, noneho bikazatuma ugera ku rugero ruzima Imana yifuza. Niyo mpamvu kugira ngo Imana ikubone neza, ngo ikunyuza mu igerageza. Emera ko ari iby'ibyishimo rero, nugubwa gituma n'ibikugerageza by'uburyo bwinshi, kugira ngo umenye ko kugerageza ko kwihangana, ko kwizera gutera kwihangana. Noneho ngaho emera ko ibyo Imana yemeye kukunyuzamo, ubuzima unyuramo bwa buri munsi, uje umenya ko ari ishuri Imana iguhaye. Nurwaza uje umenya ngo ni Imana yemeye, uje uyitakambira, aho niho hafi yayo ubu yegereye. Ibigukwiye mu bitotsi kugira ngo we gukomeza gusinzira, we guhugiranira mu bikunezeza, ahubwo wegere Imana n'imbaraga zayo, ngo bigutere kuyikunda no kuyegurira impagarike yawe. Ikeneye ubwenge bwawe, ikeneye imbaraga zawe, ikeneye umuhati wawe, ikeneye kwitanga kwawe, kugira ngo byose ibibone. Rero biragusaba ko bwa mbere iyo ikoresheje ijambo ryayo bigatuma ntuyumvire, yemera gukoresha n'ibigaragazo. Nabyo ni ikindi cyigisho cyayo Imana ibikeneye kukwigisha, kugira ngo bizakugeze ku rugero Imana yifuza ko nawe ugeraho. Noneho ukwiriye kwemera kuyihanga amaso, ukemera kuyiyegurira. Kandi ikindi ngo ibikeneye ngo ni ukugira ngo biguhishurire inenge zari zarakwishe mu mutima wawe. Nanone twasomye ngo Imana ibigambiriye nanone ngo ko urenga no kuri icyo, maze ahubwo ukagera ku ntambwe yindi, ngo kwizera kwawe kwajegajega kugakomera. Hahandi Imana igukuye, bigatuma nuhura n'ibindi bikukomereye imbere, bikazagutera gushikama ntucogore, ntuve mu nzira y'Imana, ngo maze Imana uyireke. Ahubwo biragusaba ko wemera ko nibura ukomeze guhangana nayo, maze ukazagera gutsinda gukomeye cyane. Ntabwo Imana ikeneye ko imibabaro n'ibirusha ko bituvana ku Mana. Ntabwo ibigambiriye kukubabaza no gutera agahinda. Ibyago n'ingorane byo bizanwa na Satani, ibishuko bizanwa na Satani, ni ibyongorero bigutera gukora ibyaha. Ariko ibigeragezo byo ngo ni uburyo Imana yifashisha ngo itunganye abana bayo. Ntabwo Imana igerageza ngo wibona ko ntacyo azamara. Iyo ibona muri wowe nta cyiza kizagerwaho, ngo maze umurimo wayo utera imbere, iyo ibona ntacyo utazayihesha icyubahiro, inenge zikurimo zitazavamo, ngo ntabwo Imana yirirwa itakaza igihe kugerageza, ngo ntabwo Imana ishyira mu ruganda ibuye ritari ry'agaciro. Noneho umuntu wese ushaka ko nawe aba uw'agaciro mu maso y'Imana, jya wemera ko ari iby'ibyishimo nugubwa gitumo n'ibikugerageza bitari bimwe. Mu gitabo cy'Abakolosayi reka dusome amagambo twegereje umusozo. Abakolosayi igice ni icya mbere ku murongo n'uwa 9 aratubwira ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi munguke kumenya Imana, mukomereshejwe imbaraga zose kuko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihangana n'ibyishimo. Mubone uko mwiyumanganya muri byose. Iyo bavuze kwiyumanganya ni ukubaho usa naho nta bibazo, ku buryo umuntu w'Imana agomba kujya abaho nubwo yahura n'ibimurusha, n'ibimugaragaza, n'ibimubangamira, ariko agomba kwiyumanganya ku buryo erega burya ntabwo abantu bose ugomba kujya ubaganyira amaganya ufite n'ingorane ufite, ntabwo bose bashobora kubigukemurira.
ahubwo mu gitabo cya Petero ho baravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Imana yikeneye ko ariyo twikoreza amaganya yacu. Iyo twikoreje abandi amaganya yacu n'ibitubabaza ngo tuba tubaremereye ubwabo, natwe ubwacu tukaba dukomerekeje imitima yacu, kandi ngo byerekane ko nta kwizera tugira. Birakwiriye ko tujya dushobora guhangana n'igihe kibi, noneho ibitugoye tukabikuramo igisubizo cyiza. Mu gitabo noneho mu gitabo cy'ihumure ry'abizera hari amagambo avuga ngo ntukemere ko ingorane n'ibikubabaza byijimisha mu maso hawe, ngo nubyemerera ngo bizajya byiyongera buri munsi, uzaba usa n'ubihaye ifumbire, ntabwo bizava iwawe, ngo ariko nubirebera mu ruhande rwiza uzagera ku nsinzi. Reka rero dusaba Imana idushoboze guhangana n'igihe kibi kugira ngo twemere ko ari iby'ibyishimo, nitugubwa gituma n'ibitugerageza ngo bidutere kwihangana, tuzagere ku ntambwe nzima izatuma tubona ubugingo. Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduha